Yes, reka dukomeze tubashimire cyane mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, by'umwihariko mwe mwibutse gukora subscribe, mwibuka gukora like, share, kugira ngo inkuru nziza tuba tubagezaho zisakaye ku isi hose, dore ko twakurikije ubusabe bwanyu, mwatubwiye muti nyaboneka nimukore ibiganiro bivuga ku buzima, kubera ko muri ino minsi buri kwibasirwa n'indwara z'ibyorezo akenshi ziri guterwa n'ibyo turya, ibyo tunywa, ndetse n'imyanzuro ya buri munsi dufatira ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kubabwira umuti w'indwara zitandukanye abantu babonaga gutyo gusa, bakabikora bazi ko barimo kwishimisha ariko batazi ko bari kunywa umuti. Akamaro ko kumva umuziki ku buzima ni akahe? Umuziki utuma isanzure rigira roho, ibitekerezo bikagira amababa, gutekereza kukaguruka, ugatuma ubuzima na buri kimwe kibaho neza. Ibi ni ibyavuzwe n'umuhanga witwa Plato, akaba umucurabwenge w'umugiriki wabayeho kera cyane, yavutse mu mwaka wa 428 mbere ya Yesu Kristo, apfa muri 348 mbere ya Yesu Kristo. Yavuze ku muziki agira ati: dushingiye kuri ibi yavuze tukanareba uko ugenda utera imbere nuko ukoreshwa anyuranye, nta kabuza koko umuziki ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Umuhanzi umwe w'umunyarwanda ni wavuze ati: nudahimbye ize aririmba iz'abandi. Nawe se turirimba dushyingira, tukaririmba dushyingura, turirimba dusenga, tukaririmba dusengera, mu matora no mu matorero turaririmba, abana n'abakuru turaririmba, mbese nta na hamwe utasanga umuntu uririmba cyangwa se indirimbo ikoreshwa. Mu mico yose, indimi zose, amoko yose turaririmba, twumva indirimbo turanazibyina. Ese haba hari akandi kamaro umuziki ufitiye ubuzima bwacu bwa buri munsi? Reka tubabwire ibyiza 10 byo kumva umuziki mu buzima bwawe. Icya mbere, bigabanya stress no kwiheba. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura na byinshi bidutera stress, ibindi bikaduhangayikisha ndetse bikanadutera kumva tudatuje. Mu guhangana nabyo, ikintu cya mbere bagakoze ni ukumva umuziki utuje, ndetse byashoboka ukaba utarimo ibicurangisho cyangwa harimo bikeya, kugira ngo utwarerwe n'amagambo yubatse iyo ndirimbo. Si byiza gukoresha indirimbo zirimo ingoma zidunda, ndetse ntabwo ari indirimbo zirebwa n'izumvwa gusa, ibyo bita audio. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2007 bugaragaza ko utuma cortisol igabanya igipimo yarigezeho, nuko bigafasha mu kugabanya stress. Si ibyo gusa, kuko niba wababaye, warakaye se, no kumva udatuje, umuziki utuje ni umuti mwiza. Aha ni wowe nyir'ubwite uhitamo gushaka wumva ukunze, kandi ukugwa kunzoka. Niyo mpamvu tutavuga ngo uzumve indirimbo iyi ni. Icya kabiri, bigabanya uburibwe. Iyo bigeze mu kugabanya uburibwe, usanga umuziki wihariye. Abahanga bavuga ko umuziki utuma harekurwa umusemburo wa dopamine, ukaba umusemburo utuma wumva uruhutse kandi wishimye. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2011 bagakorerwa ku bantu bari bamaze kubagwa, bwagaragaje ko kumva indirimbo kuri bo byatumaga nyuma yo kuva mu kinya batumva uburibwe kimwe n'abatawumvaga. Ubundi bwakozwe mu mwaka wa 2013 ku bantu barwaye indwara zo kuribwa mu ngingo n'imitsi, bwerekanye ko nabo byabagabanyirizaga uburibwe, bakumva baruhutse kandi kuribwa bikagenda. Ikindi gihe niwumva uri kuribwa, aho kwihutira gufata aspirini cyangwa paracetamol na ibuprofen, uzafungure radio wiyumvire umuziki ukunda ku kariro gake, uzumva uburibwe bugiye kugabanuka kugeza bushize. Icya gatatu, butuma ubudahangarwa bukora neza. Akandi kamaro ni uko butuma ubudahangarwa bugira ingufu. Iyo uri kuwumva, umubiri wawe wongera igipimo cya immunoglobulin ya A. Iyi izwiho kugira uruhare mu gutuma uturemangingo dukora neza, kandi umubiri ugahorana itoto. Ndetse si ukumva gusa uwo muziki, kuko no kuririmba uri kumwe n'abandi korali bizamura ibyiyumviro, ndetse bikagabanya cortisol. Twabonye ko iyo izamutse bitera stress. Ibi kubikora, tangira wumva indirimbo ukunda, ugerageze kujya uyigana. Niba ufite abo mubana, ubasabe mufatanye kuririmba. Ibi bizakurinda indwara nyinshi kandi bitume ugira ubudahangarwa bufite ingufu. Icya kane, bifasha gukora siporo. Ibi byo abakora siporo muri gym tonic babizi kurusha abandi. Si bo gusa, kuko n'abakora siporo yo kwiruka dukunze kwita
gukora cross. Iyo uyikoze uri kumva umuziki muri ekuteri ugera kure kurenza iyo utawumva. Kumva uri kwiruka bikurinda kunanirwa vuba. Hano noneho rero biratandukanye kuko ho bisaba kumva uvuduka kandi urimo ingoma beat nyinshi, kuko uguha ritme ugenderaho mbese ukumva uri mu kinyenga. Akenshi muri gym tonic hifashishwa imiziki yo mu bwoko bwa techno, naho mu kwiruka ushobora kumva reggae cyangwa rock ariko idakabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki uri muri siporo byongera 15% ku gihe n'ingufu ukoresha iyo utawumvaga. Icya gatanu, byongera ubwenge bwibuka. Umuziki kandi ufasha umuntu kwibuka ibyahise kurenza utawumvise. Nk'uko twabibonye mbere, bituma umusemburo wa dopamine urekurwa ku bwinshi, nuko bigafasha umubiri mu kwiga no kwibuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo wiga uri kumva akaziki gatuje bigufasha gufata mu mutwe vuba, gusa hano bigusaba kuba ubasha guha agaciro ibyo usoma kurenza ibyo urimo kumva. Ku bantu barwaye indwara ya stroke, ubushakashatsi bwerekana ko iyo bumva uwo muziki bihitiyemo bifasha ubwonko bwabo kugaruka ku murongo vuba, ndetse bakabasha no kuba bakwibuka ibyabaye mbere y'uko barwara. Icya gatandatu, bifasha gusinzira neza. Niba ugira ikibazo cyo kudasinzira mbere yo kuryama, banza ufate nk'iminota mike wumve umuziki utuje, nuryama uzasinzira neza. Gusa uzirinde kumva imiziki y'ingufu nka rock na techno kuko yo yatuma ahubwo ubura ibitotsi. Iyo uri kuwumva bituma ibindi bitekerezo bikuvamo ukaruhuka kandi ukaryama ufite akanyamuneza, nuko bigafatanya kukuzanira ibitotsi. Iyo wasinziriye neza ubyuka waruhutse, nuko bigatuma uwo munsi wirirwa ufite ingufu mu kazi. Bigira akamenyero mbere yo kuryama ufite iminota hagati ya 30 na 45 wiyumvire akazi kigatuje, uzajya usinzira neza cyane. Icya karindwi, bifasha kurya buhoro kandi bike. Gucuranga uturimbo dutuje mu gihe uri kurya bifasha abantu kugabanya umuvuduko mu kurya. Ibi rero bituma uhaga vuba kandi utariye byinshi. Ibi bikaba byiza cyane ku bantu bifuza gutakaza ibiro, kuko uko urya bike niko umubiri ukoresha byinshi birenze ibyinjiye, bikaba byagufasha kugabanya ibiro. Icya munani, bifasha imitsi y'amaraso gukora neza. Iyo uri kumva umuziki ushimishije wumva akanyamuneza kandi ukishima. Byumva bikubaho mu gihe uri kuwumva bigirira akamaro umutima n'imiyoboro ijyana amaraso ahanyuranye mu mubiri. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2008 bwagaragaje ko kumva umuziki bizamura igipimo cya FMD cyangwa se from mediated duration kuri 26%. Iyi niyo ipima imikorere myiza ya endothelium. Icya cyenda, bigabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Kumva umuziki utuje buri gitondo na nimugoroba byibuze iminota 30 bituma umuvuduko w'amaraso ukabije ugenda ugabanyuka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kuwumva byibura iminota 25 ku munsi mu gihe cy'ibyumweru 4 bigabanya igipimo cyo hejuru cya SBP cyangwa se systolic blood pressure, ukaba umuvuduko umutima ukoresha worohereza amaraso mu mubiri. Icya 10, bifasha abarwaye stroke gukira vuba. Nubwo twari twabivuze hejuru, ariko by'umwihariko ku barwaye stroke, dore ko hari indwara ifata ubwonko, kuwumva bigufasha gukira vuba. So gukira gusa kuko binagufasha kuruhuka no kumva utuje. Nk'uko tubibonye, umuziki ni umwe mu miti ku bintu byinshi, kandi si umuti ugurwa amafaranga menshi, kuko niyo wagura memory card ugashyira muri telefone wajya wiyumvira umuziki ukunda wose igihe cyose uba ukeneye. Gusa ukibuka ko imiziki irimo amoko menshi, bityo ukamenya ujyanye na siporo, ujyanye no kurya, kuryama, kuruhuka n'ibindi binyuranye udufashamo. Waba muto waba mukuru, umugabo cyangwa umugore, umuziki ni mwiza ku rugero rukwiriye. Reka tugushimire cyane wakurikiye ikiganiro cyacu tukubwiye akamaro k'umuziki wowe utaruzi. Niba ukunda iki kiganiro gisangiza abandi, ariko wibuke gukora subscribe. Mwakumwe na Protemba Shimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza, impagarike ndetse n'ubugingo.